Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro. Uwa kane mwiza tariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nazo zirarangiye. So ku kwezi turi kugenda tukujyana kwa mbere kukaba tukurarangiye. Aje turaba twinjiye mu kwa gatanu twibaze ngo byagenze bite ko byihuse. Niba utarapanga utuntu twawe nyabunuka utaratangira kudukora, gira vuba dore iminsi iri kwihuta. Hanyuma aha ni kuri Sawa TV, yego wahageze. Ahantu hamwe rukumbi ukurikirana amakuru y'imikino menshi kandi meza. Hano kuri YouTube turayoboye cyane pe tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ushobora kwibaza rero ngo ni ibiki tuzanye, ni amakuru zandani. None ko nizane video muranyizwa n'iki? Ko nzanye video ngo ibyo nababwiye yaba ejo yawe uyu munsi mu gitondo mwanze kubyemera ngo ndababeshya, nzanye video ngo tuyiganiriremo. Ubu nanjye uko muri kwireba niko ndi kwireba. Ibivugwa byose ku mukino wa Marine na APR turebe ese koko nibyo cyangwa sibyo. Wowe witegereze neza urebe uko umukino ugenda, urebe koko ese inyorosho muri uyu mukino ibirimo, yego cyangwa oya. Ibyo ngibyo niwe hora byemeza n'umutima wawe, nge nta kintu cyo kubivugaho mfite. Wowe ubyemeze n'umutima wawe. Ariko ntago ari ibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira kuri skandali yabaye mu gice cya kabiri. Ibi bintu nabigarutseho umutoza witwa Darikonovic, ngaruka kukuba ari ikibazo muri APR, bamwe na bamwe barabihakana. Ninjye ubwanjye wivugiye ni Darikonovic ni ikibazo gikomeye cyane muri equipe ya APRS, nuko habuze igikorwa kubera amasezerano afite. Ariko ubundi Darikonovic yakabaye yaragize ate, yakabaye yarirukanwe. Ariko hari impamvu nyinshi ndaza kukubwira muri iki kiganiro zituma Darikonovic atirukanwa. Ntago ngiye kuvuga ngo yazanwe n'ibisambo, wenda akaba ari yo mpamvu, wenda akaba yarasinye amasezerano agoranye cyane ku buryo kwirukanwa ko bigoranye. Ntago ari yo mpamvu ndaza kuvuga, ariko mfite zandani muri equipe ya APR, equipe yawe. Ndabizi ko abadukurikira ari abafana ba equipe ya APR ni benshi, so ndaza kukubwira byose rero nta na kimwe nsize inyuma, maze umenye ikijya mbere. So uyu mutoza yashyamiranye n'abakinnyi ku rwego rw'uko na chairman we ubwe yihagurukiye aho yarari agira uruhare mu kugira ngo iki kibazo kigire gute, iki kibazo gikemuke. Uko ibyo ndi kukubwira ni ukuri, niko byagenze. Urumva, ndazi neza ntago bishobora kuba byiza mu matwi y'umufana wa APR uwo ari we wese. Ntago bishobora kuba byiza cyangwa se ngabyishimire nyine, of course birumvikana. Ariko ibyo ndi kukubwira niko byagenze. So tukibaza ngo turi kugana he? Turi kugana hehe? Umupira wacu uri kugana he? Icyo nacyo ukakibaza. Icyo nacyo ukagira ute ukakibaza. Kuko reka ninjure ku buryo byabaye nuko byagenze byose, neri no gutinda. Hanyuma kandi ubwo ngubwo ndaza no kukubwira rutayizamu nimero 9 equipe ya APRS yagezeho mu nyuma yuko mu gitondo ngubwiye uwa Rayon Sport. Rutayizamu nimero 9 equipe ya APRS undi rutayizamu nimero 9 equipe ya APRS yamaze kuba ihamagara. Urumva rwose rutayizamu nimero 9 equipe ya APRS yamaze kubihamagara. Muri make ntabwo uyu Denis Omedi
bamwizeye. Iyo baza kuba bamwizeye ntabwo baba bagiye gushakisha undi rutayizamu. Ni rutayizamu ndaza kukubwira, ni umukinnyi ka bombo uri guhatanirwa na Young Africans, nayo iri kuri uyu musore. Ni umusore witwa Lamine Diakate, ni umusore ukiri muto w'umunyamari w'imyaka 22 mu mwaka ushize w'imikino. Uyu musore muri shampiyona yiwabo yari top scorer, yari n'umukinnyi wa sezo muri Mali, yitwa Lamine Diakate mama yake. Hanjye yunyemeje ndemera reka ari nayo transfer duheraho mbere yuko twinjira kuri ibi bintu by'umutoza witwa Darkonovic. Yitwa Lamine Diakate, ni umusore w'imyaka 22 nk'uko mbikesha umunyamakuru witwa Mutangazaje. Ati APR FC irimo kurwanira na Young Africans, rutayizamu watsinze ibitego byinshi mu mwaka ushize muri Mali, yitwa Lamine Diakate, nta nubwo ari Diakate, ni Diakite w'imyaka 22, numwe muri ba rutayizamu APR FC iri kwifuza cyane nubwo ashakishwa n'andi makipe yo ku mugabane wa Afrika. Kuri ubu akaba akinira ekipe ya 11 Createur, ubwo mu cyongereza ubundi bayita ni mu gifaransa ni ekipe yitwa 11 Createur, ngira ngo murayizi 11 Createur. Ubwo mu kinyarwanda wagenekeza kuvuga ngo 11 Createur, ariko nyine ni ekipe yitwa 11 Createur, ngira ngo murayizi, ni yiwabo muri Mali. Ni umusore witwa Lamine Diakate. Uyu rutayizamu niwe kipe ya APR FC igezeho. Nutemera urukwavu ajye yemera ko runyaruka. Ubwo kandi ngewe mitanirukanyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Yitwa Lamine Diakate Abdallah. Ndaje nze mba kubita imibare ye. Lamine Diakate reka mbanze nkoresha Wikipedia yiwe mbere yuko njya ku bindi binyamakuru. Ni umusore witwa Lamine Diakate. Uyu musore yavutse ku uyu nguyu bari kumbwira niwe siwe, kuko uyu bamaye ni Ivorian professional football Botora cyangwa se AS FAR. Uyu nguyu nuwo muri AS FAR yitiranwa nyine ubwo nuwo muri FAR wo midfielders. Uyu we ni Shanyarazi. Uyu we yaba ari Shanyarazi. Oya ntabwo ari we, yitwa Lamine Diakate. Kandebe seko bari kumenyere ko muri Cote d'Ivoire ukina muri Fuslaba. Oya ntabwo ari we bari kuma. Reka nzi nkumi Lamine Diakate, ubwo baritiranwa ibyo byose. Ni umusore mu mwaka ushize w'imikino, umwaka ushize w'imikino yatsinze, nuko ngo yari top scorer mu gihugu cya Mali. Yari top scorer mu gihugu cya Mali, urumva rwose niwe mukinnyi. Uyu mukinnyi n'indi level APR hano yabihashye. Ni umukinnyi ukina nka nimero 9, ntabwo yaciye mu makipe menshi. Iyi 11 Createur rwose biragaragara ko yamukoreye nyine izina. Biragaragara ko yamukoreye izina. Yamukoreye izina rwose ku buryo bigaragara ko ari umukinnyi mwiza cyane. Katurebe rero ubwo ngubwo uyu musore w'umunyamari witwa Lamine Diakate.
Lamine Diakate. Uyu musore rero niwe ugomba kuza kugira ute ngo kwatakira ekipe ya PRS. Ibiganiro ngo bigeze kure ariko rwose ngo biragoye cyane, ngo biragoye cyane kubera ko ngo ikipe ya Yanga ngo yagezeyo, ngo ikipe ya Yanga rwose ngo yagezeyo rwose ku buryo ngo binagoye cyane, ngo biragoye cyane rwose. Ekipe ya Yanga yamaze kuba yinagayo, iravuga iti tugomba gukora ibishoboka byose uyu musore tukamuzana. Tugomba gukora ibishoboka byose uyu musore tukamuzana. Ni umusore muri ikipe ya 11 Createur, yari umukinnyi wa sezo muri shampiyona yaho. Yari umukinnyi wa sezo muri shampiyona yaho, ariko kandi akaba na top scorer muri shampiyona yaho nanone nyine yamagi. Ni umukinnyi wa sezo akaba na top scorer. Yitwa Lamine Diakate. Aye nguko bafana ba APR ntamwe nyine ubwo ariko uyu musore niba ikimibari iri kunyereka niba ari byo koko APR hano yabihashye. Ahangaha APR yabihashye, yewe yabinanyemeje pe. Yabarindi revu. Yitwa Lamine Diakate. So hanyuma rero ubwo reka dutegereze, gusa nyine amakuru atugeraho rwose aravuga ko ekipe ya Yanga rwose, ekipe ya Yanga Africans nayo ivuga iti uyu mukinnyi niwe ugomba gutaha izamu ryacu muri sezita. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba niba koko ekipe ya PRS hari icyo ishobora gukora kugira ngo imukonvenke. Ariko uyu nguyu iramutse imukonvense ikamwegukana ikamutwara, witwa Lamine Diakate, ntahita nemera kabisa. Burangiye nkunda guhakana, ariko arahugera rwose kavuga ati kabisa. Ukavuga uti rwose aho ndemeye. Nyuma yuko bageze kuwitwa Fahad Aziz Bayo, nyuma yuko bageze kuwitwa Fahad Aziz Bayo rwose ngo bakareba urwego rwe bagasanga narwo, bakavuga bati igendere, ati gendere rwose. Ngo barebye urwego rwitwa Fahad Aziz Bayo, baravuga ati kuko nanone iyo ugiye kureba amugani nibyo bintu nanagarutseho ndi kuvuga ni APR iramwifuza. Ndavuga ni wenda umuntu ashobora kuza agahindura amateka bigendanye nuko yari ameze, ariko rwose nta kintu kirimo pe. Kandi koko iyo ugiye kureba usanga nta kintu cyarimo pe. Wo umukinnyi niba yarekuwe mu gice cya shampiyona kikirangira, ikipe nyine yabagamo yarekuwe icyo gihe mu gice cya mbere cya shampiyona nkuko bamurekura nyine muri fazare, ariko kuva icyo gihe nyine kuva bamurekura kugeza amagingo aya uyu mukinnyi nta kipe afite, nta yindi game yari yakina. Ni umusore bigaragara ko afite imyaka 27. Iyo ugiye kureba usanga ni umukinnyi nyine ni umukinnyi nyine sinzi nyine ubwo buryo namugusobanuriramo,
ariko nyine nanone ku rundi ruhande yagiye agerageza mu myaka yagiye ibanza akagenda agira gutya akitwara neza akanakina rwose. Ubwo rero ntugutegereza tukareba ibyo ari byo. Rayon Sport ngo niyo yamugiyeho rwose ngira mwifuza kuko ngo yarebye isanga ntaribi rwose, ngo ubundi usibye imyumvire ngo naho ubundi umukinnyi ntacyo atwaye da, ngo ni mwiza. Ubwo rero nibyo gutegereza tukabihanga amaso, ese koko ibiganiro bigeze hanyuma nta nubwo bigoye, ntabwo bigoye kuri iyi deal kuko ni umukinnyi ugomba kuza nyine nk'uko baforunganye. Narakubwiye ngo forunganye ashobora gusohoka muri Rayon Sport, bamwe barabipinga ariko nyine niko bigomba kugenda. So ntabwo rero byagorana kuko uyu musore nk'uko forunganye bitagoranye kandi yari umukinnyi wari uri muri Repubulika ya Czech, maybe ashobora kuza akavuga ati reka njye kuransa kariyeri, ariko ubundi tuvuze ko ari umukinnyi wenda imibare yiri kuvugira aka kanya naba mbeshye. Nuko nyine Rayon Sport ikunda gutera indobani, nako nama equipe yacu yo mu Rwanda menshi akunda gutera indobani ngarebe ibyo ari byo, ariko ishwe nta kintu kiba kirimo kabisa. Hanyuma iyi minota 10 hanyuma reka tujye kuri deba, tujye kuri equipe ya APRS, tujye ku ngingo yacu nyamukuru. Ubwo ntabwo nirengagije ko Musa Esenu yamaze gusinya muri Visio, ntabwo nirengagije ko kwa gatandatu stade ya Huye izaba yuzuye, nta nubwo nirengagije ko equipe ya Gasogi iri kugenda irekirita abandi bakinnyi, ntabwo nirengagije ko equipe ya Police mu gitondo zandani ndabigarukaho yitwa ko nari muvuze ubwo nyine narimenye umuceri ta, ubwo sinkuru nari kuba nyikivuze mu gitondo narimenye umuceri. Police FC irifuza umutoza wahoze atoza hano mu Rwanda mu myaka 10 ishize muri shampiyona yacu. Niwe mutoza mwiza twagize, watozaga imwe mu maklub akomeye hano y'Inyarugenge. Police FC yakaniye ibindi byose mu gitondo tube turi kumwe ku isaha saa moya, ikiganiro kiraba cyagezeho saa moya zuzuye, ikiganiro kiraba kiriho yego. So ntabwo nshaka kugira ngo dutinde, ahubwo munyemerere duhite twambuka twerekeze i Rubavu ahejo byari biri kubera. Equipe ya APRS yarimo ikina na Marine. Resultats ndaza kuzigarukaho kuko twabiganiriyeho rwose, ngira ngo muranazizi twazivuzeho. Ni equipe ya APRS yatsinze ibitego 2-1. Ni ibitego nta muntu wigeze avuga ngo yabyibye ngo sinzi ngo ntago byari byo ngo wenda ni ibitego bigaragaza cyangwa se bigaragaza nyine ko bwari ubuhanga bw'abakinnyi ba equipe ya APRS. Yewe n'igitego cyatsinzwe na Usabimana Olivier wa Marine cyari igitego buri wese areba akavuga ati ni igitego cyubatse. Ngira ngo izi ni highlight muri kugenda muzibona. So bigeze mu gice cya kabiri ubwo byari igitego 1-1, umutoza witwa Darikonovic wa APRS yatekereje gusimbuza, ashaka gukuramo witwa Ruboneka Jean Bosco. Umutoza wa APRS yitwa Darikonovic, twagiye tubibona kenshi ko atari inshuti cyane ya Ruboneka Jean Bosco. Kumushyiramo no kubura kugira cyangwa se pressure, kuko ubuyobozi bwa APR bwaramubwiye ngo mu bakinnyi bicara rwose kuri bench witwa Ruboneka Jean Bosco ntarimo. Ariko muzi inshuro nyinshi uyu mutoza yagiye atekereza kumushyira kuri bench, rimwe na rimwe agashyiramo Tajer Wanga ndetse na Seydou Daouda Youssef mu kibuga hagati, hanyuma Ruboneka akamwohereza ku mande yitwa Darikonovic. Ibyo it's fine. Kubw'amahirwe ya Darikonovic byaje kugera igihe Ruboneka Jean Bosco aza kuvunika, ariko haziye na mbere yuko avunika ukabona n'umukinnyi rimwe na rimwe akunda gushyira kuri bench, ubundi niwe asimbuje bwa mbere, kandi abareba umukino bose bemeza ko ari umwe mu bakinnyi equipe ya APRS ifite bayiri kwifasha muri uwo mukino runaka. Nejo niko byari bigenze. Umutoza witwa Darikonovic yaritegereje abona ko agomba gukuramo uwitwa Ruboneka Jean Bosco rukuba inkondo, aravuga ati ngomba kumukuramo byange bikunde.
nyuma yo gukora reaction agaragaza ko agiye gusimbuza uwitwa Ruboneka Jean Bosco, umukinnyi witwa niyo mugabo Claude capitaine wa APR FC yaturutse kure nk'iyagatera aravuga ati ntago bikunda, ntabwo Ruboneka Jean Bosco ava muri iki kibuga. Aba rero bari gutebya bakavuga bati niwe wari ufite umuti wa APR FC, ibyo bintu bya jujunge simbyemera nta nubwo ndabigarukaho, ariko aba rero niko bari gutebya ngo buri abakinyi ba APR bari babizi ko Ruboneka Jean Bosco ari uraza guscoringa nyine igitego cy'insinzi, ati ubwo niko muganga ari yamubwiye niyo mpamvu banze kavamo. Ariko ibyo bya jujunge simbijyamo, nibyo abari baba bari kwivugira gutyo gusa, simbihagazeho simbizi, niba ari nabyo simbizi, nta nubwo ibyo njya mbitindaho cyane. Ubwo Ruboneka Jean Bosco capitaine araza abwira umutoza ati ntabwo bikunda, ntabwo mvamo. Nyuma yo kumubwira ngo simvamo, sorry nyine Claude ari kubwira umutoza ngo ntabwo Ruboneka Jean Bosco agomba kuvamo, ntibikunda. Niyo mugabo Claude aravuga ati abwira Ruboneka ubwe yifatira Ruboneka ngo gumaho nka capitaine. Umutoza ari kucwana avuga ati Ruboneka vayo, hagombaga kuvamo Ruboneka. Ninde wari ugiye kujyamo? Hari hagiye kujyamo Mamadusi, yego niba mbyibuka neza, hari hagiye kujyamo Mamadusi agomba gusimbura Ruboneka. Umuntu wese akibiza remplacement yo gukuramo mu mediateur ugashyiramo rutayizamu iyo myatakire sinzi yari nyine bibaho, ariko bigaterwa n'abakinnyi usiganye mu kibuga. None se ufite Seydou Dauda mu kibuga wenyine, niwe usigaranye mu kibuga, none ugiye gukuramo na Ruboneka kuko Tadeo Ruhanga we yari yamaze kuvamo, kuko niwe Seydou yasimbuye. So barashwana chairman we ubwe ari insista we aho yari yicaye, arahamagara hariya arababwira ngo Ruboneka Jean Bosco ntabwo agomba kuvamo. Ari chairman, ariko ako kantu muri kukumva chairman aho yari yicaye muri VIP, niba ari za stade zigira VIP na za VIP simbizi, ya stade sindayirebera umupira pe muri ama stade atari Kigali narebeye umupira ni yihuye ni yimusanze kugoroherane, sijya ngo sizo nizo ngizo. So ubwo ngubwo na stade yo mu Bugesera di, ubwo ngubwo umutoza agezaho nyine urumva ibivuye kwa chairman nta kundi arabyemera. Tuyisenge Arsene ahita bigitambo avamo, hajyamo Mamadusi. Mu byukuri ubuyobozi bwa APR n'abakinnyi bakubwira ko umutoza witwa Darikonovic ari ikibazo kuri bo. Uwitwa Darikonovic ni umutoza icyambere utari sociable n'abakinnyi cyane, ari naho nyine uyo musaruro utari mwiza cyane uturuka, nubwo wenda muri iyi minsi bari gutsinda, ariko nanone urareba uburyo batsinda nabyo ukabyibazaho. Ntabwo ari iby'ikipe ifite abakinnyi baguzwe miliyari, sibyo tujye tubyemera. Ntabwo ukwiye gutsinda Musanze wiyushya kuye, ngo nurangiza ugere no kuri Marine wiyushya kuye ngo uvuge ngo uri gutsinda. No way, ntabwo bibaho, sibyo. Ibi ngibi biraba, ariko hari igihe kigera icyo gitego cyo ku munota wa nyuma kikabura mukanganya. Kandi uyu munsi nanone position APR irimo irarushwa 5 na Rayon Sport, ntabwo yemerewe kunganya, kuko Rayon Sport yo ntako siri gukora. Byibuze ugomba gutsinda game zawe zose, hanyuma ni ya Rayon Sport muzahura ukayitimbura, ukavuga uti wenda ifite aho izatakaza tutazi. Ariko APR ni ikipe itemerewe gutsindwa muri iyi minsi, sibyo. So ikintu gihari ni cyuko muri APR habamo ibintu byinshi mutazi, harimo utubazo twinshi, rimwe na rimwe twebwe twirinda no gutangaza, kuza gutangaza ngo umutoza afitanye ibibazo n'abakinnyi byitwa karukuza na polemique. Twebwe tubivuga byamaze kuba exposed, just nka kuri abo yabigaragaye kuri stade, ariko hari ibyo tuba dusanzwe tuzi. Uyu ni umutoza abakinnyi batigeze biyumvamo na rimwe. Uyu ni umutoza niba ugera ku rwego rwo kujya gusimbuza umukinnyi kapiteni we ubwe. Ibi byabaga muri Rayon Sport ku bwa Muhire Keve, n'aba batoza bagiye babanza babaya Meni Zerfan, n'uyu wasimbuye ya Meni Zerfan wundi w'umufaransa bamwita nde Julien Mete. Yego byagiye biba, Julien Mete yirukanywe kubera Meni izo mpamvu, sibyo. Ariko wenda we nta masezerano y'igihe kinini yari afite. Uyu musaza uyu Darikonovic afite amasezerano y'imyaka 3, hasigaye amezi 2 n'igice.
ari nacyo kibazo APR ifite uyu munsi none. Kwirukana umutoza ufite ameza amafaranga byayisaba. Uyu mutoza ahimbwa amadolari arenga ibihumbi 20 na hafi miliyoni hafi 30 z'amanyarwanda. Uyu mutoza ni yahembwa ku kwezi. So uribaza ugiye kumwirukana afite ameza 2 n'igice amafaranga watanga. APR nagaruka ibiyoboye ko ifite umutoza utari mwiza. Naseze ishobora kurangira akaguma. Wenda bakazamwirukana hasigaye nk'umwaka urumva yuko ntabwo yaba ari menshi. Ariko uyu munsi none kuvuga ngo wirukanye umutoza muri uko kwezi kwa mbere, na rimwe na rimwe mujye munumva amakipe uza amafaranga watanga mu kwezi kwa mbere kandi muri bije wateguye ayo mafaranga ntago abarimo, ni menshi cyane. Kandi wenda baye ari amafaranga makeya nk'izo miliyoni 20 zingaye bari kugura abakinnyi, it's fine. Ariko miliyoni 100 ngaye wajya gutakaza ku muntu wirukanye kandi ari we wamuzanye, urwishigikisha yagira ate ararusoma. So ibindi byinshi mu gitondo Mana nyagasani, reka nsoreza aha, ibindi byose tuze kubigarukaho mu gitondo. Byose muri APR iby'uyu rutahizamu witwa Lamine Diakite, top scorer wa shampiyona ya Mali mu mwaka ushize w'imikino, aba ari umukinnyi ukomeye. Faites attention. So umutoza polisi igomba kuzana urusha abandi bigwi bose bari muri iyi shampiyona, ariko so ntagarusha Robertinho none. Robertinho ni umutoza w'amatsinda attention. Mutamubona gutya Robertinho ni umutoza ukomeye mw'abantu. So reka nsoreza aha, ibindi byose tuze kubigarukaho mu gitondo. Byose ku isaha saa moya ube wafunguye notification kugira ngo ubashe gukurikirana. Byose biraza kuba bigezweho. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nyemerera ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro, hanyuma nze kugusanga hano mu gitondo kare cyane. Nizere ko wakoze subscribe niba utarayikora. Iki nicyo gihe ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngaho Imana ikurinde.